Nshuti namwe bavana mwese durano kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza nigiye wese ngira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya nkaba ngira ngo mwese mbahe ikaze neza hano kuri Studio Umutware kandi ngira ngo mbifurize kugira amahoro y'Imana kuri mwebwe mukiza ku nshuro ya mbere murakaza neza kandi agira ngo mbibutse nti mwibuke kwiyandikisha mukande aho hasi handitse subscribe share follow ndetse naka kazogera mu gakande kubera iki kugira ngo iki gihe cyose turi kubagezaho ibiganiro byacu mujye mubasha guhita mubimenya cyane cyane nk'iyo turi kubaganiriza en direct cyangwa se live mujye muhita mubanya ko turi kubaganiriza muze dusangire ijambo nkaba kandi ngira ngo mbabwire nti kuri mwebwe mutabizi cyangwa se mukiza ku nshuro ya mbere namwe mumaze kubimenyera igihe cyose ndi hano imbere ya kamera cyangwa se n'inyuma ya kamera nje ndi ukuri nje ndi urukundo kandi nje ndi n'icyizere nkaba ngira ngo ibi mujye mubikoresha kandi mukomeze kubikoresha iteka ryose nk'umunzani mupima ibyo turi kuvuga byose buri letre muyipime yose buri jambo muripime buri sentence muyipime cyangwa interuro n'ibitekerezo mu bipine aho mubona bihotamye cyangwa se bidakwiye mubitubwire mutugorore hakiri kare kubera ko ntago turabere kandi ahandi muri kubona ko ibyo turi kubagezaho ari bizima bifite ukuri kandi biri kubaka nabwo mudushyigikire kuko twifuza gukomeza ibi biganiro no kubagezaho amakuru nk'aya ngayo kubw'ibyo rero akaba ubu ngubu mbonye akakanya kugira ngo twongere tuganire ndi hano mfashe break cyangwa se mfashe ikiruhuko cy'indi mirimo nari ndimo ndi kugira ngo mbaganirize nkaba ndi kurya munyihanganire uyu munsi tugeze ku wa kane harashize iminsi ntari kureba cyangwa se nta kantu tubagezaho ntabwo ari uko bidahari hari byinshi twifuza kubagezaho ariko hari n'indi mirimo myinshi turi gukora kandi ari abantu benshi badukeneye akaba ariyo mpamvu rero tudahita tubasha guhita tubasubiza buri gihe cyangwa se ngo duhite dukora n'ibi biganiro ariko biri kuri gahunda tugomba kubikora mpaka so uyu munsi ndagira ngo tuganire wenda ku kintu kimwe umwanya nutwemerera ndaza kuzana n'ikindi ndashaka ko tuganira ku ibitekerezo n'ibitutsi sibyo ndumva bibaye ibintu bibiri kandi nashaka ko kiba kimwe so twese nk'abanyarwanda baba uri mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu amasezerano y'igihango cy'abanyarwanda itegeko nshinga rikwemerera ububasha bwo gutanga ibitekerezo byawe mwebwe rubyiruko mutabizi mubimenye kandi mpora mbabwira nti mugende mujye gusoma itegeko nshinga kugira ngo murebe ibi birimo bigenga umunyarwanda uwo ari we wese yaba umunyarwanda ubizi cyangwa se n'umunyarwanda utabizi muri ibyo ngibyo twemerewe kugira ibitekerezo no kwitekerereza gukoresha ikintu bita umutwe akaba ari cyo ukoresha kuri wowe ku giti cyawe nta wundi kuvugiyemo so ndagira ngo mbabwire nti mwebwe rubyiruko ni ngombwa yuko mwitekerereza ku giti cyanyu hari ibintu byinshi bibe influence cyangwa se bituma mutekereza muri iyi nzira cyangwa muri iyi nzira cyangwa muri iyi nzira niko twese tumeze ku isi hose uyu munsi ibintu mbona ibintu numva ibintu mberaho umuhamya bituma umutwe wanjye yatekereza ku bundi buryo bwaba bwiza se cyangwa bubi namwe nuko ntago ari ibintu biri unique cyangwa se twihariye nk'abanyarwanda so uyu munsi rero nk'uko tubizi neza muri iki gihe cyo kwibuka cya jenoside yakorewe abavandimwe mu bwoko bw'abatutsi ni ngombwa ko twibuka yuko ntago uyu munsi gutekereza bihagarara ntago uyu munsi kwitekerereza ku giti cyawe bigomba guhagarara ni responsibility zawe cyangwa se n'inshingano zawe zo gukomeza gutekereza iteka ryose haba ari mu gihe cyo kwibuka cyangwa se mu gihe kiri hanze yo kwibuka ibyo ngibyo ni ngombwa ko mubimenya uti free ibi ngibi uri kubivugisha uri kubivuga kubera iki ko tusanzwe tubizi natwe urabona hashize imyaka 26 igihugu abanyarwanda twese aho turi hirya no hino ku isi bari mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu dufite inzira turi kugenderaho n'imitekerereze itandukanye nta na rimwe
abanyarwanda barenga miliyoni 14 bazigera batekereza kimwe, kandi mwibiko yuko isi ifite biliyoni z'abantu zirenze 7. Umubare wenyine w'abanyarwanda ni nkaho ni nk'aka drop cyangwa se nk'agatonyanga mu nyanja. Ibitekerezo by'abanyarwanda ni binini kurusha inyanja zose ziri ku isi. Sinzi nimba mwumva ibyo ndibuze kuvuga, ariko ndagerageza kubidilutinga cyangwa se kubishyiramo amazi kugira ngo mubyumve. So uyu munsi rero urubyiruko, ba papa ba mama ba sogokuru ba sogokuruza, namwe mwese mudukuriye, nta na rimwe muzatubwira ngo ntitwitekerereze. Ntibibaho. Hari ikintu mumaze kwadura ngo umuntu afite ngo ingengabitekerezo. Mfite ingengabitekerezo uyu munsi, nawe ufite ingengabitekerezo. Rubyiruko, ntimutinye aya magambo bashyiraho cyangwa se bashobora nko kuba batera amase. Kugira ingengabitekerezo ntago ari ikintu kibi. Mfite ingengabitekerezo, perezida w'igihugu afite ingengabitekerezo, minisitiri w'intebe afite ingengabitekerezo, umupolisi afite ingengabitekerezo, mwarimu afite ingengabitekerezo, papa wawe na mama wawe bafite ingengabitekerezo. Constitution cyangwa se itegeko nshinga rikwemerera kugira ingengabitekerezo. Tubyumvikaneho, sibyo? Kubw'ibyo rero ntimukagire ipfunwe zo kugira ingengabitekerezo. Noneho rero izo ngengabitekerezo dufite ni ingengabitekerezo bwoko ki? Aho ngaho niho noneho dukeneye kurebaho neza, kubera ko nta numwe uhuje umutwe n'undi. Ibitekerezo byawe ni ibyawe, kandi niwe ugomba kubibazwa. Nkuko nanjye ibitekerezo byanjye ari ibyanjye, ninjye ugomba kubibazwa. So bikaba bigiye rero guhita bituzana muri ka kantu ka kabiri k'ibitutsi. Tumaze gukura uyu munsi, njya kuri internet, njya kuri za social media, ahantu hose hari igitekerezo uko kimeze kose, cyaba ari igitekerezo cy'umuntu ukuze, umwana cyangwa se umunyarwanda osilontake, ari igitekerezo gitandukanye. Ujya kubona ukabona hari abasirikare baje buzuye ibitutsi, batari n'abashumba. Aba ni abasirikare, njye mbita abasirikare kubera ko ni abantu borganiza, bashyira hamwe ngo mujye gutuka uyu nguyu, mujye gutuka uyu nguyu, mujye gutuka uyu nguyu. Ibitutsi biri kuri social media zose by'abanyarwanda, cyane cyane abanyarwanda badashobora no kugira n'ubutware bwo kuza guhagarara akaba ari bagutuka mu izina ryabo, batagututse bashyizeho aya mazina ari fake, sibyo? Iyo nguwo ni umuco utaje uyu munsi, ni umuco ufite imyaka nibura 26. Umuco wo gutukana, kubera ko uyu munsi mfite igitekerezo gitandukanye n'icyawe, uje kuntuka. Kuko kanaka afite igitekerezo kidasa nk'icyawe, ugiye kumutuka cyangwa se umuteje abantu bamutuka. None nkareba nkavuga nti gutukana, wowe uri guhemberwa gutukana, kuko tuzi neza yuko uyu munsi leta y'igihugu iha amafaranga, iri gupeya ku mataxi y'abanyarwanda abantu baza gutuka abandi kuri internet. Imisoro y'abanyarwanda iri kujya guhembwa abantu batukana, ntago ari imisoro yose. Imwe mu misoro y'abanyarwanda, niko nagombye kuvuga, iri kujya mu bantu baza gutukana kuri internet. Kugutuka ni ukugira ngo baguce intege, mubimenye neza. Rubyiruko, wowe ubyuka uri gutukana, ubyuka utukana kugira ngo baguhe umwanya mwiza, bakujyane hanze, baguhe buruse ujye kwiga, cyangwa mbese ugire favoritism, cyangwa se ujye kwibere. Ndagira ngo mbwire nti mwebwe mwese muri guhembwa kubera ibitutsi, akazi kanyu kagiye kuvaho. Ntago ibitutsi byanyu bizigera bihagarika twebwe turi kuvuga uyu munsi. Waba uri kuvuga neza cyangwa se uvuga nabi, nta na rimwe igitutsi kizanesha igitekerezo na rimwe. Ahubwo umuntu wese uza ugatuka uwundi kubera igitekerezo cye, byerekana uko uhagaze. Uyu munsi hari amategeko menshi uri kwica, nubwo bashoboja bazi ko ayo mategeko uri kwica aribo bari kukubwira ngo bikore. Mu minsi iri imbere uwo mugato ntabwo uzawukomeza,
kuko tuje kurimbura abantu bose biyitirira cyangwa se bitwaza bafata ikote ry'amategeko, ikote ry'abanyarwanda bakaza kurikoresha mu buryo butagomba gukoreshwamo. Mwese muri kuri notice cyangwa se mbabwiriyemo, wowe uri kuza n'ibitutsi utuka umuntu wari we wese wiyita ngo uje kurwanirira ngo ibi n'ibi. Nimba udashobora kuvuga nta gitutsi, nimba udashobora kwiyerekana nk'uko muri kumbona, sibyo? Ngo uze uhagarare nk'umugabo, uhagarare nk'umugore, igitekerezo cyawe ugitange, ucyanza cyangwa ugikunza agikunde, urabona uracyari inyuma cyane. Ni nayo mpamvu benshi mwebwe mwibaza muti kuki ntabasubiza. Simbasubiza kubera ko nta nukubiha agaciro. Nta mwanya ngufitiye wowe ujeje gutukana. Nta mwanya ngufitiye. Cyo kora icyo nzakora, mwese abantu bari gutukana, ndababwiye nti hari iminsi izaza mukabiryozwa. Hari amategeko muri kurengaho, kandi ayo mategeko uyu munsi mushobora kuba mbese bari ku they are keeping you safe. Bari kubafasha kugira ngo mbese aya mategeko ntabakurikirane. Ariko ndagira ngo mbabwire nti mu minsi iri imbere, mwebwe mwese muri gusesereza abantu bibujijwe n'itegeko nshinga mwasinyiye nk'abanyarwanda, ejo bundi muzabiryozwa mu minsi iri imbere. Waba watumwe na perezida w'igihugu cyangwa se watumwe na mudugudu cyangwa se sibo, kuva kuri perezida w'igihugu kugeza kuri sibo, mumenye yuko ni abanyarwanda mbere yuko ari perezida w'igihugu ni umunyarwanda. Kuba umunyarwanda biruta kuba perezida w'igihugu. Kuba umunyarwanda biruta kuba sibo. Nimba wumva nta gaciro ufite kugeraho bakubwira ngo ndashaka kujya gutukana hano na hariya kugira ngo tuguhe amarariro, ufite ikibazo kinini, kandi icyo kibazo ni ikibazo kigaragara mu muco. Iyi mico iri gushyirwaho n'amategeko. Bigaruka nta handi mumenye amategeko ari kugenga igihugu banyarwanda. Rubyiruko mumenye amategeko. Mugomba guhera kumenya ku mategeko y'itegeko nshinga cyangwa se amategeko y'igihango. Iki gihango nicyo twese duhuriye nk'abanyarwanda. So ndagira ngo rero mbabwiye nti nanone mwebwe muri kuza mutukana, nta mwanya uyu munsi kabisa, nta gaciro muri kwihesha, nta n'agaciro muri guhesha igihugu. Namwe muri gutumwa, muri guhembwa kubera ibitutsi, akazi kanyu tugiye kukavanaho. Ntago ari byari, ntago ari if ubwo ni ntago ari icyifuzo, nibyo nshatse kuvuga, ahubwo ni igihe. Ni igihe gusa kugira ngo musezererwe mwese. Aba bakoresha nabo bazasezererwa. Igihugu kiriho kugira ngo twese tukibanemo mu bitekerezo bitandukanye uko biba bimeze kose. Ufite uburenganzira bwo kugira ibitekerezo, ufite uburenganzira ku ngenga bitekerezo, kandi ufite n'uburenganzira bwo kwakira no guha agaciro abandi bantu. Guhabwa agaciro ku bitekerezo byawe uko umeze kose, babyanga batabyanga, ugomba kubahwa, nawe ugomba kwiyubaha. So mwebwe rero mwese muza mutukana, cyane mwebwe mugira ngo ntawe nubwo tubazi, hari technology uyu munsi zibamenya mwese. Twese turabazi, ntago ari uko tuba tutabazi, nuko gusa biteye isoni ko kugira ngo ubashe kuvuga, cyane uri gutukana, ugomba kujya kwihisha inyuma ya keyboard. Turababwiye tuti akanyu kashobotse, kandi ibiryo muri guhembwa uyu munsi n'imisoro y'abanyarwanda bigiye guhagarara. Mujye gushaka akazi nyakazi kazima. Nibura mujya muvuga ngo abantu bari mu mahanga ngo bari guterera amakarito. Nzajya guterera amakarito mbere yuko njya guhemberwa gutukana. Aya makarito nzayaterura kabisa. N'ubu ngubu ndasubira njye kuyaterura mu kanya gato nindangiza kurya ibiryo byanjye. So kubw'ibyo rero ndagira ngo mbashimire mwese mwe mukiza kuri iyi nshuro ya mbere. Mwibuke kwiyandikisha mukande hasi handitse subscribe, share, follow, ndetse n'ayanzogera iri hariya mu ikande, kugira ngo ibi biganiro byose dukomeza kubagezaho mumenye ko byamaze gusohoka, twamaze kubitunganya, kandi muze duhuze ibitekerezo, muze dusangire ijambo.
kubw'ibyo rero ndabashimiye cyane bivanye ku mutima, nigiye usengera nk'abo bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Ndi hanze hararyoshye muri iyi minsi ya COVID-19, twebwe turacyari gukora. Ndagira ngo mwese mbifurize kugira umunsi mwiza n'ijoro ryiza, kandi mukomeze mugire izo ngengabitekerezo zanyu. #ingengabitekerezo kuri mwese aho muri. Ndabashimiye cyane, umunsi mwiza.